Igice cya 4. Mbese muri mwe intambara ziva he n'intonganya ziva he? Nibiva ku byo mwishimira bibirwanira mu ngingo zanyu. Murararikira ariko ntacyo mubona, murica kandi mugira ishyari ariko ntimushobora kunguka. Muratabara mukarwana nyamara ntimuhabwa kuko mudasaba. Murasaba ntimuhabwe kuko musaba nabi mushaka kubyayisha irari ryanyu ribi. Yemwe basambanyi, namwe basambanyikazi, ntimuzi yuko ubucuti bw'iby'isi butera kwangwa n'Imana? Nuko rero umuntu wese ushaka kuba inshuti y'iby'isi aba yihinduye umwanzi w'Imana. Mbese mutekereza yuko ibyanditswe bivugira ubusa ngo umwuka uba muri twe urararikira ukagira n'ishyari? Ariko nubwo bimeze bityo, Imana irushaho kutugirira imbabazi, nicyo gituma ivuga iti, Imana irwanya abibone ariko abicisha bugufi ikabahera ubuntu. nuko rero mugandukire Imana ariko murwanye Satani nawe azabahunga. Mwegere Imana nayo izabegera. Yemwe banyabyaha nimukarabe, namwe ab'imitima ibiri nimwiyeze imitima. Mubabare, muboroge murire, ibitwenge byanyu bihinduke kuboroga, ibyishimo byanyu bihinduke agahinda. Mwicishe bugufi imbere y'Umwami Imana kuko ari bwo izabashyira hejuru. Bene data, ntimugasebanye. Usebya mwene se cyangwa agacira mwene se urubanza aba asebya amategeko, kandi niyo abaciriye urubanza. Ariko nucira amategeko urubanza n'ubu yashoje, ahubwo ubaye umucamanza. Utegeka agaca imanza ni imwe yonyine ari ibasha gukiza no kurimbura. Ariko wowe urinde ucira mugenzi wawe urubanza. Nimwumve yemwe bavuga muti, Uyu munsi cyangwa ejo tuzajya mu mudugudu w'inaka tumareyo umwaka, dutunde tubone indamu. nyamara mutazi ibizabe ejo. Mbese ubugingo bwanyu ni iki? Muri igihe ukiboneka umwanya muto kigahera ko kigatamuka. Ahubwo ibyo mwari mukwiriye kuvuga ni ibi ngo, Umwami Imana nibishaka tuzarama, kandi tuzakora dutya na dutya. Ariko dore mwiratana ibyo mudashobora kwigezaho. Bene iyo myirato ni mibi. Ni ukuzi gukora neza ntabikore bimubereye icyaha.